Hello guys, turabaramukije mwese aho muherereye, turabasuhuje mwese ngo mugire amahoro ya Yesu. Twagarutse, amazina ni yayandi niyo nteze Joyeuse, mukobwa w'abatura umwishwa w'abahinda nkashaka mu bitira. Murakoze cyane, murabona uko naje nyine rero ndi kumwe n'umutumigwa, mugenzi wanje ntaho hari, ni nkaho yagize urugenzi ho gatoya. Tubahaye ikaze ahantu ngo mwegere mutegere, murakoze cyane kandi mugende mukore subscribe. Turi mukubona ari make abantu mwabaye gute muri mukureba ndimukande mugende mukande subscribe niko kwiza kandi nukuri muzoba mugize neza, mugende mukande mwese muzatubera umugisha nukuri, nta mutima mubi mureke umutima mubi, ntaco bitwaye gukanda gutya gusa bikaba birarangiye, nta kibazo mugende mukande nukuri muzoba mutubereye umugisha. Sawa, murabona ndi kumwe n'umushitsi, reka tumwiyegereze atwibwire hano kuri channel yacu. Murakoze cyane. Ngira ngo ngiye sindi umushitsi, isura yanjye nibwo bayibona ku giti ntabarugwawe. Hi guys, mumeze mute? Twebwe tumeze neza nk'ibisanzwe, turi hano ku bitinyuke. Hajya n'ibitinyuke abakeba sorry abakeba TV show. Yego twabasuye, twaje kuganira nabo, rero mugende mubakandire subscribe. Abantu bo ku Mucyo TV show mugende mukandire abakeba subscribe, mubahe ibitekerezo nk'ibyo mujya mumpa, nibyo byiza, tuzamurane niko kwiza. Kugenda gusuka reba ikiganiro ugafinyaho ukamanuka kuri comment ukandika ibitekerezo byawe, ntacyo biba bitwaye kandi ntibisaba amafaranga. Yego rero twishimiye ikaze muduhaye hano, asante cyane. Ego mutumigo wacu arakoze kubibwira kandi yavuze nyine ngo umushitsi muramuzi hano, twamwiyegereje ngo urugo rutakwisa umushitsi ntaba ari urwawe. Twaje hano, twaje kureba ukuntu ibintu biri kugenda hano ku mihanda. Imihanda imeze nabi pe, imihanda imeze nabi. We kurayibona gute? Iteye isesemi. Iteye ubwoba noneho. Iteye isesemi. Habayeho ejo bundi tubona amakuru aratubabaza cyane. Tubona amakuru ubu nyine kuvuga ngo abanyamurenge umukobwa karashakwa akagenda yakundanye agakunda umuhungu, yamara gukunda umuhungu ise w'umukobwa akaza kumugarura n'inkoni mu maboko. Imbarara, abantu b'imbarara niki mwikanze? Ni ibiki byababayeho abantu b'imbarara? Ise w'umukobwa uko aragendaga akaja gusohora umukobwa, agakurubana umwana imbere y'abagabo, imbere y'umugore, agakururana umwana akaza aruha agafata imeza, ntashaka gusohoka yarakunze. Mugende mureke iyo tabia abantu b'imbarara, iyo tabia mufite nimbi, nibagende bayireke kabisa. Ntinejeje Imana kuvuga ngo umukobwa akunze umuhungu bakageraho muze kutubwira muri comment, ese abashatswe bakera ari uwashakwaga ise niwe wamushakira, nyina niwe wamushakira, cyangwa umukobwa yarakundaga? Niki muri iyi minsi niki cyabaye? Oya si ibyo ibyaruguru ni ibyaruguru. Hano mu mujyi ni hano mu mujyi, ruguru yarabombokaga, uri kumva? Batanagize ibintu by'urukundo, ariko muri kino kinyejana muri uno mujyi turimo, ukundanye n'umuntu papa warakubwiye ngo yawikunda fulani ngo kunda uriya, ibyo byabayeho. Oya, urukundo sugwa so na nyoko, kandi sibo bazokubakiraga. Nico gitangaza, ntibazomenya ibyo urimo mu rugo rwawe, ntibazomenya uko babanye n'umugabo wawe. Wewe n'umugabo wawe niwe muziranye, ukunze ni ugomba kujaho. Ariko igitangaza ubu kandi suri yubikoze wenyine, igitangaza kiri mu kuba niwe wagaragaye, ababifite muri bo ni benshi. Siwe wanagaragaye wenyine, abamaze kugaragara ni benshi. Ukuntu umukobwa kuvuga ngo umukobwa ntimwamuja kubana,
umugabo niba bazobana akaramata kujya bazavoma umuzobana akaramata ukizobatandukanya n'urupfu ariko igitangaje umugabo ise w'umukobwa na nyina w'umukobwa bagakenera ngo aribo bashingira wa mukobwa uwo bataje kubana akaramata uwo mukobwa yishimiye bagashaka kugira ngo ibo bamushingire aho adashaka. Oya ababyeyi bacu turabubaha cyane turabakunda cyane ariko ibintu muri kutwereka sibyo twabanenze uriya mupapa wa Uganda Imbarara twamunenze kuko ibyo yakoze si byiza cyane yagaragaje umuco mubi biteye ubwoba kuvuga ngo none wabonye yari afite n'inkoni mu ntoki ku muryango we hicaye umupapa aho inyuma y'umukobwa yari yicaranye n'undi mumama n'undi mupapa nawe ari gucya mu muryango arinjira akurura umwana aho yari yicaye aramukurura umwana tukabona ntashaka kugenda ukamubona ari gufata intebe imeza adashaka gusohoka muri ya nzu kubera ko yakunze. Ese muri kubona iki kinyejana bimeze bite? Umuntu ari gukunda ngo kubera ngo umuntu nazara umwana mwiza ufite isura nziza ku buranga n'ahandi hose ngo yama yimagine ngo uriya mwana wanyu azatwagwa n'abanyamerika aho ababi bo bazatwagwa nande n'abo bo muri Afurika abeza abahungu beza bo muri Afurika. Oya ikiri no mu gutangaza ukuntu bari mu kugenda ngo yayo ngo batwagwe n'umunyamerika. Ese uwo munyafurika we bazi uko atazotunga umwana wabo neza si uko se abo muri Amerika se bo nibo bameze neza ni kamere ni ya yindi kivuga ngo umuntu yageze Amerika ngo yahinduye kamere ni imwe iyo yakuye hano muri Afurika niyo yagifite iriya muri Amerika. Rero ababyeyi bagende bareke kutubangamira bareka abana bakabije uriya mupapa yatubabaje kuko umuntu naje kugukunda niwe n'amahitamo yiwe personnel mugani wa Nyamamwiza w'amasimbaza akunda kuvuga ngo personnel. Umwana yakunze ku giti ce aho umuhungu yakunze ku giti ce hanyuma ababyeyi bivanga gute mu rukundo rw'abantu babiri? Ni amakosa cyane ni amakosa. Umwana wenyine atumye ese audio ngo papa unsengere nzagira urugo rwiza kandi nashatswe ku munyamurenge ntiyariho nazoshakwa n'abatari abanyamurenge kandi bakabaho kubera urukundo nirwo rukora urukundo nirwo rubanza. bazavuga ngo urukundo ni impumyi. Abanyarwanda nibo babivugaga ngo urukundo ni impumyi. None se umuntu uko yakunze nta mahitamo agomba kujaho yiyumva ubwiwe wenyine. Niyumva ngo agiye ku munyamerika azaba yakunze. Niyumva ngo agiye ku muhungu wo muri Afurika azaba yakunze. Ababyeyi bareke kutujagaraza muri no. Ese ibi bintu bari mu gukora kuvuga ngo umukobwa bamushingira aho adashaka ngo nukubera ko ari umunyamerika. Ese kizabashimisha nuko bazobona abakobwa babo batandukanye n'abagabo babo bakoze divorce. Nizihari urazitinya kuzivuga n'izihari muri Amerika. Ni mu kwigera guke tukumva ngo urugo rwasenyutse twagira icyo ngo urugo rwasenyutse byo byagenze kandi iyo divorce ni ukubera ko baba bafashe umukobwa ntakunze wa muhungu kubera amafaranga gusa. None wa mukobwa akaguma agakunda umuhungu kubera uko batari abana ari hano muri Afurika. Umuhungu karohereza amafaranga wa mukobwa yagera hanze nawe yamara kugira amafaranga agasanga wa muhungu ntiyanamukunze uretse n'uburara yamugiye atamushaka kubera ababyeyi biwe ugasanga anezeze papa we na mama. None ugasanga divorce gakera zirabaye kubera uko yamugiye atamukunze kugira gusa ngo ababyeyi banezerwe ko umukobwa yashatswe ku munyamafaranga. Ese abakobwa cyangwa abahungu kubera iki bari mu gukora ibintu bidashobotse kugira ngo banezeze ababyeyi aho kugira ngo unezeze umubyeyi wawe
nawe ube mu buzima bwo kwicuza ubuzima utishimye ubuzima bugoranye n'ubuzima bugoranye kuko si bari cyane si urukundo n'umuntu tumwiyumvamo ngo wagiye gusa ngo kubera ngo gushimisha ngo papa na mama hanyuma yo kubashimisha n'iki kizagikurikiraho umuntu azagira gutya gukoroge kubera nawe utamwiyumvamo uba uramutaye amenye uko wanamushatswe utamukunze kubera ababyeyi bawe urengura mu papa icyo yari ko akora imbere y'abantu ruhame rw'abantu ari kwinjira mu nzu agasohora umwana yakenyeye ibitenge yakiriye ko ari umugore yabaye umugore yabyemeye ko yabaye umugore hanyuma papa waraje akamusohora hanyuma nyuma yo kumusohora uwo mukobwa icyo gisebo uwo mukobwa n'ubuhe buzima nyuma y'ubwo ari bubemo ibaze nk'icyo kandi noneho igitangaza uko ntiyanamusohoye atamukurikije amagambo atukarura urwo yashatsweho kandi igitangaza kizahaba nuko kandi uriya mukobwa azosubira kubera uko yakunze azosubira akaja kuri wa muhungu igitangaza wa muhungu akababera umukwe baramukurikije nk'amagambo atari meza cyangwa se papa w'umukobwa yaratutse wenda iyo famiye turebe ko bwa bundi ariko amamukurura akurura akavideo twabonye akazamamukurura mu nzu harimo abantu hanyuma se ukuragira ngo nta magambo yabayeho nta kuntu umugabo muzima utekereza wogenda kuja kugarura umwana afite n'inkoni areke kuvuga amagambo mabi aho yagaragaje n'inkoni siyaza ngo afate umuco ahamagara abantu avuge neza areke gukurura umwana amwumvise ko nyine nimba atashaka akamwumvisa n'akanwa akamukurura mu ruhame rw'abantu amagambo giyo ntiyobura usibye nima amagambo niyo yabanje kuko uriya mupapa yagiye yabiteguye ntiyapfuye gusa kuzuka ngo yamayirukanka ngo agiye kugarura umwana kuri habayeho amagambo ku matelefone aho mbere yo kuganira ku matelefone wenda baravuga ati ibintu bivamo bishoboka reka ngeneje kwizanira umwana wanje nije wamubyaye yamayinjiraga no muri ya nzu niko kuriya mwabonye twese twabonye atoye umwana ati ndekura umwana ati hoya turataha ati narakunze ati hoya ugomba gutwarwa n'umunyamerika abantu bari mu kwambikana abandi umwana yashatswe yakunze nawe uraje ese nimba ari ayo mafaranga mukurikiye ayo utabonye mbere hose umwana nashakwa nibwo uzayabona kandi ikigaragaza uriya muhungu si ikimuga si igipfu afite ubwenge afite imbaraga zo gukora azokorera umugore wiwe babeho mu buzima bwiza ariko simbizi ikigaragara uriya muryango w'uriya mukobwa ni nk'aho wari utegeye gusa umukobwa mu ba diaspora cyane kuko umvishe na voice umwana yabwiye papa we yayitumye abwira papa we atamusengera azagira urugo rwiza ngo ntahagiye ni mu banyamurenge ngo mama we ngo ntagire niba ari pressure ntagire iki ukumva ababyeyi b'uyu buriya mukobwa bose bari babifitemo uruhare kuko audio twumvishe nicyo yavuze umwana akazi babwira ati ndi umwana wanyu ibyo mukora byose ndi umwana wanyu nashatswe nakunze ntabwo bamushimuse ntibanteruye nakunze ntabwo ari muri Kongo ngo bamubombe umwana yashatswe n'umuhungu akunze umwana yatekeye utwenda twarijana ahura n'umugabo we baragenda none ni gute umupapa yivanze mu rukundo rw'abana babiri aho uriya mukobwa se arasubira iwabo atuze n'ubundi ntabwo atuje bongere mwumve ngo babanye kandi igitangaza yatutse wa muryango ese azakira inkwano yatutse famiye y'uriya muhungu nazakira bizoba biteye isoni ese umukwe azoza aze bamwakire gute ni ibintu bigayitse ni ibintu bibabaje ni ibintu bidasanzwe mu banyamurenge noneho abanyamurenge bagende basobanukirwe ngo urukundo nirwo rubanza ibindi byose biza nyuma urukundo nirwo rubanza bareke kureba inyungu ntabwo zibanza mu rugo urukundo nirwo rubanza
uzarebe n'umukene umukene wumvikana n'umugore we urwo rugo ruza rugira amahoro, ruba rubayeho neza, biteye ubwoba, ruba rubayeho neza. buri ikintu cy'ingenzi ni amahoro. Kuri udafite amahoro ibindi byose ntacyo biba bimaze. Ariko icy'ingenzi ni amahoro, ni urukundo. Mwoba muri abakene mukundana n'umuntu wawe, mukabona nyine ibintu byose mukaba mubona nta kindi gisa nacyo, murakundana mufite amahoro. Icyo nicyo cy'ingenzi. Naho umwana ugiye kumuhoma ku muntu utamukunze ngo bigende bite? Ese uriya muhungu we wari nimba yaramukunze uriya wo muri Amerika, watagiye ngo afate irembo, umwana avuga ati narakunze. Oya, habe niyo yomukunda uwo muhungu wo muri Amerika, kubera ko umwana siwe yarakunze. Umwana agomba gushaka ku muntu akunze, ntabwo agomba gushaka ku munyamerika kubera uko ise ari umukunze. Umwana afite urukundo rwiwe, ariko bakarumwaka uwo munyamerika nubwo yarakunze wa mukobwa, ariko umukobwa ntiyaramukunze. Ariko ifaranga nazo zaragakoze, abantu bakoze uko ufite ifaranga ubaho neza. Ariko kuriya nabo baba bagaragaje umuco, nubwo nyine bari bategereje wa munyamerika bakumva ngo umwana yashatswe, baba babyihorere bakabyirengagiza. N'uwo munyamerika wenda nawe ntitubizi neza, wenda nawe afitemo uruhare. Nimba yapushinze ise w'umukobwa ati genda umugarure nzamushaka, akagenda agakora rira ntuza yakoze, rira shano yakoze, niko nabyita, kuja kugarura umwana n'umukobwa. None ukurambira ko umunyamerika nibagarura mwana ari bumutware? Ari igihe yomujana akamujana, ariko nyine nawe nimba umukobwa atamukunze aramutwara gute ari umugore w'undi mugabo ko bashakanye hajya n'icyumweru kimwe bari bamaranye? Yomutwara cyane, kubera uko wasanga nawe abifitemo uruhare rwo kugarura uwo mukobwa. Mu gihe umwana yashatswe ntibemere ko yashatswe cyane, none se ntibazaba bamwita umugore wa Fran, uraga niwe w'isezerano giwe, kubera ko ari we, kubera uko ari we washatsweho mbere, kandi kubera ko ari we yakunze, naho gusa kwihoma kujya baza banavuga ngo indowa si yayindi kuri gusengera abantu mu rusengero, ngo niyo indowa ya mbere ni urukundo, muba mwarakundanye mwenyine cyane. Abo ngabo y'abanyamurenge ubu nyine ntituzi gutandukanya ibintu, nicyo kitwishe. None se nk'umugabo w'umunyamurenge, nk'umuco wacu w'ikinyamurenge, nubwo tutawuzi cyane bya mirenge, biriya bintu n'ubushize twabivuzeho, turabivugaho tukankaza mbibabaza. Ese umukobwa yaza bomboka bakaza kumugarura, muravuga ngo kumugarura ngo ni igisebo, ngo na senti yo mwakira. None ababyeyi bacu nibo baba baje kugarura, nibo bari mu kubikora, nibo bari kuja kugarura abasista bacu bashatse. Abantu bataye umuco, abantu bagende bareke banamenye uko urukundo ari rwo rwa mbere. Urukundo ni rwo rwa mbere, bareka abana bakundane n'uwo bakundanye, ureke abantu batangira gukora amadivorce hano. Umunyarwanda mureka kunde bubakane kuko yakunze, nakunda umunyamurenge mureke bakundane bajane. Urumva, nakunda uwo wese akunze mureke uko nubwo nigwa rukundo rwiwe. Naho kugira ngo ubane n'umuntu udakunze nabyo ntabwo ari byiza. Yego, ntabwo ari byiza. Abantu n'ukuri bagende bareke urukundo ari rwo rukora. Urukundo ni rwo rwa mbere, urukundo ni rwo rwa mbere kabisa. Abantu bagende bareke ibyo ngibyo, kandi ubu nyine sindi mu kubona nk'aho nyine baba bansaba ko cyane ngo yuko yashatswe ni amafaranga. Ubu nyine ababyeyi basigaye bareba, ababyeyi basigaye bagurisha abana babo, ni nk'aho ari ukubagurisha ngo kubera ifaranga. Ariko uri umubyeyi ugifite imbaraga, gukora izo faranga ukazigeraho kandi ukaba mu buzima bwiza. Na wa mukwe muri Afurika ari igihe yonakora, nta kindi cyiza gihaba.
nubwo umukwe atobatunga ibyo barimo kugenda ngo umukwe agenda abatunga umukwe gusa apfuye kugufatira umukobwa wawe neza nta wundi munezero bafitanye amahoro mu rugo rwiwe cyane hari ikindi wokwifuriza umwana wawe si ukuba mu mahoro none muri kwifuriza abana banyu ngo babane igihe gitoya batandukane uwo mubabaro se ntacyo biba bimaze bobaho mu bukene ariko bakabana neza mu mahoro ukamenya uko umukobwa wawe abayeho neza nibyo by'ingenzi ubundi iyo umuntu afite amahoro ibindi byose biza byikubitaho cyane abantu bagende bagire umuco mwiza ugaragara no mu bandi bagende bareke gukunda inyungu irari ry'amafaranga ntabwo ari ryiza ese Amerika ho usibye Amerika wabishatse wabiharaniye undi wojayo cyane wabishatse kandi ukanabisengera ibingibi by'amayuweni byaje ibiki ugiye ufite passport yawe ukagenda ukagira gutwa prayinga ibintu nk'ibyo na Amerika wojayo rese tuvuge ko abanyarwanda bataza baje muri Amerika bavuye mu Rwanda none babaciye muri UN ntibabaciye muri UN ubu nyine ahantu bigeze umuhungu noneho wo muri Amerika cyangwa ahandi nyine za Canada na za Australia basigaye bagenda gushaka umukobwa kera baramenye amafaranga mu rugo rwabo keraga ya mafaranga ntibakiyabareba umuhungu ngo ameze gutya ni ikirara ameze gutya ni ikimuga ni iki kera baba babara ya mafaranga gusa ari kwinjira none baba bari gutekereza ese amafaranga turi gufata ataramujana igihe azomujana tuzofata niyo nyungu bari mu kureba bakamumva ko bazamena bakamena nimba baboherezaga $100 nk'ijana ku kwezi atari yamushaka cyangwa $200 bakamumva ko noneho nagenda namushaka bazabamena $300 cyangwa $400 ababyeyi kera nani ya mind yabo yatekereje za faranga noneho ababyeyi babyumva ati $400 mukwe wacu nazaziduha tuzaba tubayeho neza noneho n'ejo bundi nagira gutya akajana umwana wacu nawe akamudekarara akamujyana ibintu bizaba bisawa ababyeyi bikaba bibica mu mutwe bikabamugaza mu mutwe aho kugira ngo yishimire ko umwana we aba mu buzima bwa cipu ariko abe mu mahoro nta rubanza ntake akaba yishimira ati kandi si ukuvuga ko abafite abantu hanze wenda batabanye neza ni ibiki ariko muri iyi si turimo ya nona umubyeyi ari mu kubyara umwana w'umukobwa mwiza akamatekereza kumushingira hanze kandi umwana w'umukobwa iwe afite umunyamerika yamara gukura wa mwana w'umukobwa yabona umunyafurika yikundiye mwiza bakundanye bakamumwangisha ati ibintu biriho ati bimeze biti wowe reka uriya mwana hari umwana uri mu kuvuga ngo azagushakaho hanze umwana nawe bikamuja mu mutwe ese papa na mama bari mu kumbwira ati nzashakwa hanze bimeze urukundo ni danje bagenda bareke umwana w'umukobwa nimba akundanye n'umuhungu wo muri Amerika nta kibazo ayo ni chance bakundanye kandi umwana nakunda umunyafurika nta kibazo bareke umwana ashakane n'uwo bakundanye ni amahoro ya Yesu ariko abantu bagende bari ku muco kuvuga ngo umwana ngo bari bateze ku munyamerika bari bateze ku munyakanada hehe ngo amafaranga mugende mugabanye n'ukuri kw'Imana umuco wacu tusubirane mugende mugabanye mugende mureke urukundo arirwo rukora urukundo ruganze urukundo rushake urukundo arirwo rukora ni ukuri kose turabahonyeje n'abari muri ayo ngayo bakiya babitekereza mugende mureke tugire umuco w'ikinyamurenge umuco wacu ugumeho n'urukundo rugumeho timukaza mugenda ngo musezeranye abantu mutazi ibibari mu mutima ababyeyi baraje barabeshe ngo barakundanye ngo niwe muryango ngo tuzadushakaho ngo ni iki rijya fomora baza gufomora ese wa wundi bo bari batse ujya batse umukobwa ese uwo muryango ntibawushakamo
umuryango bagiye kuwushakamo kubera uko ari muri Amerika. Tugende muzamureka gufomora ibintu bidahari, mufomore umuco wacu, mureka kugenda mwaka umukobwa undi muhungu, kandi uwo muhungu nawe uwo muryango w'uwo muhungu mushakamo, ariko kubera uko adafite inyungu mushaka amafaranga mushaka mukamumwaka mukaja gushingira ahandi, none wa munyamerika niwe mugiye gufomora ko uwo muryango ari wo mushakamo. Mugende mureke ibyo ngibyo, tugire umuco mwiza, tugaragaza umuco mwiza. Murakoze cyane.